hanyuma ibere katumaruke muri Rayon Sport abareyo bahagurutse rwose ashize minota itari myinshi cyane hafi nk'isaha bahagurutse berekeza mu karere ka Nyanza bafite umukino na Gasogi saa 9 ariko muri groupe yagiye nta mukinnyi n'umwe wakoraga test wajyanye n'ikipe nta mukinnyi n'umwe muri Rayon Sport wari uri muri test bafashe habe n'uyu n'umwe cyane ni inkuru nuko gahunda zitandura liste hano tugende muri yasigaye wa mukuribare ari umukuribare maze iminsi nta muntu wari uri muri ngo udafite amasezerano nta muntu muri Rayon Sport ntabwo yagiye abandi batagiye n'abasenegal ariko abandi bose bagiye baryamye Kigali ubwo ariko ni gahunda ngo y'umutoza yaravuze ngo aka kavuye kose hatezwa n'abantu banzanira abakinnyi munsi ku munsi ariko muribuka ko buri cyumweru Rayon Sport izana umukinnyi ku kibuga cy'indege tuvuga ngo hari umukinnyi uri mu Nzove uri gukora igeragezwa bari umutoza yaravuze ngo ibi ngibi ntabwo twaba turi kubaka ikipe reka dufata abamaze gusinya abari bo tuba dukoresha ubwo tubanze turebe n'ibihanga dufite ngo Kenisa bivuze ngo arashaka kwerekana imyenge ya Rayon imyenge tubanze turebe iyo myenge ahiri tumenye uburyo tuwahoma ariko kuvuga ngo tugiye gukina na Muhanga mfite amakipe abiri arengaho kandi mu by'ukuri bafite amasezerano ntibarenga ayo makipe abiri nabwo banageramo kandi afite intego kuzagira ikipe iterengeje abakinnyi abo ngo Bakaramako ba Ndongmenge ba Tony Kitoga abakinnyi benshi bari mu igeragezwa tube tubaretse turebe koko abamaze gusinya amasezerano nabaye batugeza kuri yari ifite abanyezamu bane abazamu bane ubwo ni Disako yato wasinye na Mugisha Yves hari wa muzamu wundi Papi na Patient na Pasi ariko ubwo afite amasezerano ni batatu ubwo ni Patient na Disako yate na Mugisha Yves ariko ahandi ugasanga bafitemo abakinnyi bari gukora igeragezwa uvuga ngo muri iyi Rayon week bagiye gutangira uyu munsi bakirana Gasogi Nyanza ku ivuko bazamutse ku ivuko Nyanza niyo yavukiye murabyibuka uraniga Nyanza nibwo Sport yegukanye igikombe cya champion 2013 ariko navuga Nyanza buryo yari kubise 10 bashatse kugitwaje Bokemano kabayiherekeza abamotari bavati isubiye ku ivuko ubwa Murenza Abdara equipe yarimo na Bakanombe nabande bose na ba Cedric n'abasina Jerome ni yanuza ni ya Didier Gomes Daros imwe yari ifite umusimbura umwe yarimo nanuza umusimbura ni wa mukuru wa Sekamana Maxime Sekamana Leandre yarimo na bafuadi na Isenga iyo equipe na ba Makenzi kuko yanakiye Sekava Kagame Cup yabereye aha imwe Erimereke yatwaye umukinnyi witwa Traoré wacengaga abantu Erimereke icyo gihe fuadi atsinda cya gitego Perezida wa Federation yavuze ngo polisi ntabwo ifite ubushobozi bwo gucunga ngo abafana ntabwo byibuka ntabwo yibuka iyo match Nyamirambo y'ibihumbi 7 by'abafana ntabwo yajyaga yogeza cya Fuad yagitsinze muri Sekafa icyo gihe ni na APR irimo abanyarwanda benshi icyo gihe nabwo batsinze APR 4 sibwo batsinze APR 4 byo mu gice cya kabiri n'ubango rero basubiye aho ngaho kugira ngo bibutse ayo mateka ariko bakina n'ikipe ya Gasogi nabonye nabo bavuga bati tumaze iminsi tutitwara neza cyane ko batsinzwe na APR mu by'ukuri barushwa ikipe ya Gasogi yagaragaje isura mbi cyane kuri match ya APR Kenisa arashaka kugaragaza ko rero wenda muri ibyo byumweru bibiri bamaze bakora bazanyemo bakazino Bahatigi yagaruye abana mu rugo bagaye abana baragarutse ba Marike Nkubana arashaka kugaragaza ko hari icyo ariho umupira w'inyarugenge sinyane y'igitego Nkubana yatsindiye ku Nyamirambo akacyanga cyo muri santere ngo ni offside yagitsinda gishweka rwose umusifuzi bafite n'undi mwata ukomeye cyane Kenisa yamanuye ngo abantu baza kubona uyu munsi ngo ukomeye cyane ariko umukongomani guteye ubwoba banafitemo ubita Enoke nizere ko Mbaye yagiye cyane narubwo yagiye gusa bamukurikije umuriro narubwo ashaka guhindukira arababwiye ahanga Mbaye ndiyaye nera Mbaye ndiyaye ayitwaga Aliyuni Mbaye ariko bafite umukinnyi witwa Enoke Nsabumukama ukomeye cyane we warije umupira kera w'abarundi uramuzi kuko Nsabumukama Enoke yakinye muri Zesco yanakinye muri U20 y'abarundi ndetse yari no muri AFCON 2019 akinira abarundi yarimo Nsabumukama Enoke abana baraza kumubona uyu munsi n'umukinnyi ukina hagati akinisha imoso n'umukinnyi ukomeye cyane kuko na amakipe ahangana pe Kenisa n'abayifuza gutsindwa na Sport ntose yari akubara ntaho hari yagiye afite ubukwe Mudera Akbar afite ubukwe yagiye nawe kwijajara nk'umuntu w'umugabo ari Bujumbura giye kwijajara n'abarundi mu kirundi bavanga afite urubanza nk'umugabo we Junja ni Jambo rero yagiye kureba uburyo abanza akabikemura ubwo Mudera Akbar kapiteni wa equipe ya Gasogi n'udahari ariko abandi bose barahari ubwo nyine Rayon Sport itangiye Rayon week bagomba kuva Nyanza bakajya mu karere ka Ngoma aho bazakina match ikomeye cyane n'ikipe ya Gorira
bakinira hari Ingoma, izaba ari indi test ku mutoza Afahamia Lotfi, bakava rero Ingoma bitegura kujya i Rubavu bakina n'ikipe Etincelle. Seninga Innocent ngo n'umukino yafashe nko kwiyunga n'abareyo, mwumvishe ibyo yatangaje avuga ati bambabarire nyabona kick off muri rusange, bambabarire narateshutse ndavuze ibitakenewe. Ubwo nyine n'urugendo rwa Rayon Sport Week nge mbona Axel izi match bamaze kongera kugaruka ameze neza, amaze iminsi ejo wari umunsi wa kabiri akora imyitozo rwose. Mabre ngo ari muri groupe nta kibazo, hanyuma n'amafaranga ya miliyoni bavugaga ngo 5 sizo ahubwo ngo ni miliyoni 2. Nabwo ngo bamaze kumubwira ko bagiye kuyamuha vuba, abantu ararondisa we nawe aremera, ashyira umupira hasi aragarukanwa muri groupe. Zibaye 2 gute kuko cyagiye za 13 bamuhamo 8, ubwo nyine byahasigaye 5, ariko wabona baramubwira ati nawe ntabwo watubaniye, reka tuyagabanye tuguhe 2, ntabwo tuziguha zose. Gusa nyine president ngo yaciye inkoni zamba kuko yari yabyanze ko yera ko imyitozo, aravuga ati kirayitego nimuzakibare kuri Aimable, ariko cyabaye bararebye basanga bakira mu defense w'umunyarwanda. Yego cyabaye mu defense w'umunyarwanda, yani abonye Aimable Lotfi mukunda kubi reka no mu defense mwize Aimable buri yarega igihe gishyira ibintu ku murongo, igihe ni ikintu birangira bamukeneye cyane ko narushema ntarakira. Rushema ntago aramera neza. Liste yawe nekereza ko nawe batamujyanye Nyanza. Ufite Dianye, ukaba ufite Mabre na Rushema sava. Ese Dianye ageze i Kigali ntago araza, ntaho hari. Yamafoto yo mu ndege se yari AI. Nayo ni imitwe shabyihore. Gusa amakuru nari mfite nuko ku munsi w'ejo hashize kuwa 4 ngo aribwo bagombaga kuba ngo nibwo bohererejwe amatike. Bari abasenegale bazagaragara mu by'ukuri mu cyumweru gitaha. Bagiye Ngoma mu cyumweru gitaha nk'Ingoma bashobora kuzaba bamaze kuhagera. N'ababingo buruzi ko bahinduje amatike yabo. Rayon Sport yabahaye amatike y'indege kwa 5 cyashize, ariko baravuga bati amatike ntapfa ubusa kandi natwe ntitugenda, barayahinduza. Babatika tuyahinduze tukomeze tutegereze ko baduha utwo dufaranga barebe ko bamanuka bameze neza. Ubwo rero Rayon Sport nayo iri gukora ibishoboka byose ku buryo icyumweru gitaha Yusudian na Farenganye baba bagize i Kigali bagatangirana na bagenzi babo imyitozo. Lotfi ngararekarama cyane avuga ati ngiye sinkunda gutangira nafite abantu banje ugomba gukora. Ive wese Ive Habimana Ive Habimana biratuje nta gahunda y'inzi rwose kasinyishwa, ariko ushobora gusanga wenda ese ya Bedi ntabwo yahageze. Amafaranga ya Bedi ntabwo yahageze ngo bakuremo 10 bazishyura atangirane n'abandi. Bedi ntabwo barabishyura. Ejo bundi president yabitangaje ko ngo amafaranga ya Bedi ntabwo arayabona, biramahishe. Ubwo rero naboneka nibwo bazagura iyi. Ariko nk'ubu kubera ko yasinye nimugoroba, byanze bikunze bagiye guhita bayohereza. Rero isinyishije bose rayaba. Bariya bagiye guprocessinga wenda mu cyumweru gitaha.